agahinda mfite ni kenshi uriya mugabo dufitanye abana nangahe yewe mbaza umubare w'ihorera uzaba ubabona nibiba ngombwa uzababona mwamenye ko umusore nta mwana afite niko yakubwira nta n'umugore afite ubwo sinzi niba ufite umugore ashaka kunsenyera kuko nawe ko abagore muri iyi minsi bazi mbese uri babandi bemera babonye ntabwo zemera mbonye zemera yabonye ni nyamwanga kumva wanze kubona ubwo rero wumvishije ukuri nta n'ikindi kintu nakongera kukubwira abana bato nibo ntabwo agishaka kumva reka ubu ni wowe uri kuri tobo yego cyane urambaza iki se uriya mugore mwaroze mwamuhoye iki namuhoye iki twapfuye umugabo mwapfuye umugabo ngibyo ibigaragariye ahangaha yego byumvikane ngo aya ni amaraso y'uyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi n'umutima w'uriya mugabo we yego rekana nabikubwira buriya nubwo batabibona ariko buriya Liberatari yaratwaye umugabo we n'umutima yarawutwaye buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi ibyo ari kuvuga nabyo inzu ye yarayifite iragurishwa iribwa na Liberata harimo Liberata murabona mwiki inde Liberata niko buretse tuvura amarozi y'ubwoko bwose waba uhinga ntiweze uratwegera ubu ikindi waba urogerwa icyo gihe nabwo turagufasha tukaguha imiti ituma abantu batakuroga ukagenda nayo kandi ukajya ugenda umeze neza ikindi dutanga umuti w'urukundo ni ukuvuga ngo uzi ko umugabo wawe aguca inyuma uraza ukatwegera ukatubwira uti cyangwa se ubikeka ushobora no kuba utabizi neza ngo ubihamye ariko ukaba ubikeka uraza ukatubwira uti mfite ikibazo kimeze gutya dufite uburyo tubikugenzereza umugabo wawe cyangwa se umugore yagenda aho ageze ntaveyo tutarahagera ikindi nanone ku bagabo badatera akabariro ngo bigende neza wigeze kumbwira ngo abantu bari hanze ngo bakwandikira kuri WhatsApp bakakohereza amafoto ukabafasha urugero nk'abaye baba bari nko muri Amerika bakaguha amafoto ese ibi wari kubibavura batiriwe baza hano bagakira Amerika Aziya Oceania Uburayi aho uri hose ubwo Afrika niyo mvanyemo yego iyo mfite ifoto yawe na adresse yawe njyewe mba ngufite yego rwose aho uri hose urampamagara tukavugana nkagufasha niba ngi ubona biviremo hano njyewe mfite uburyo mbikurura nkabivanayo kandi uri iyo ngiyo naje wabwira yuko twite unyereka yuko ngutwite mbese ngo kumufitiye uza abana nanjye nabyaye se noneho ngewe nanabyaye turi mu bintu dufite inzu zacu nta kibazo gihari yego gusubiza n'umuntu ugiye kuza kumubwira amakuru ye yose mbese urumva udashaka kuyumva nyine reka nkubwire kuko uri umwana kuri ngewe kuko bizakubaho ejo wenda uzanavuga ati yewe ati ya nkecuru hari n'ibyo yambwiye koko maze kugenda mbona yewe ubu ngubu urebye agahinda mfite ni kenshi uriya mugabo dufitanye abana nangahe yewe mbaza umubare w'ihorera uzaba ubabona nibiba ngombwa uzababona yewe mubwiye ko dufitanye abana ariko rero ni ukuvuga ejo bundi nawe ntabwo uzatinda kubona yuko ibintu akora atari byo nta kibazo ntabwo uri uwa mbere ahubwo uri uwa kabiri ni uwa kabiri ni uwa gatatu ubwo mbese muri make nabara ko ari uwa kabiri ni uwa kabiri undi wa kabiri wenda ngewe nikuremo da noneho yari afite ubwo rero sinumva niba wowe kereka niba hari icyo waje uzanye simbizi burya abantu ntabwo turi kimwe simbizi icyo nzi cyo nawe azafana none vuratangubaze wowe mwamenyanye akubwira kuko ubushize n'ubuse uvuga ngo mwamenyanye nkakubwira ko ari umusore
wowe mwamenya ko umusore nta mwana afite niko yakubwira nta n'umugore afite. none se amaze kumbonera none rero sinzi ukuntu muri kuza aho ngaho umugabo abagore 3 ngo 4 ngo byanyobeye ubwo sinzi niba ufitiye umugabo urashaka kunsenyera ubwo nawe ko abagore bo muri iyi minsi bazi yego ihangane ntabwo ari ukugusenyera uzabyibonera natwe uzabibona none se ubu ngubu nicaye nkubwira ibyo kugira ngo ngusenyere se mukomezanye none sari igihe umugore aza kubwira yewe ntabwo ari icyo ngicyo ngamije icyo nzi cyo ni uko nawe basi wajya urya uri menge ukicara uzi ni ukuvuga ngo uri kumuburira se none isaha n'isaha nawe agomba kumenya yuko bigomba guhinduka gusa twebwe ntitwari abakobwa ntabwo twari beza kuba beza hashaje harashaje nta sura nzima twagiraga se natwe reka rero impinga ryarije natwe twari abakobwa beza natwe reka tube tujyaho hano mwariyeho mu gihe cyanyu nawe ugiye kuburyaho ngaho buryaho si ubujije ariko uzihangane ntuzavuga ko ntacyo nakubwiye rwose muvandimwe ntacyo mpfa nawe uri umwana kuri njye mbese ahubwo icyo nakubaza harya witwa nde nibagiwe kubaza izina nitwa Agnes none sanye urumva wenda ufite gushidikanya uri kwibaza mama Vanessa ari kukubwira ibi ariko we ni umuntu mukuru yabonye byinshi kuri uriya mugabo ndetse ku isi naranakuruta ahubwo wowe ukurikije ibyo umugabo yari yarakubwiye mbere muhura ukongeraho n'ibyo wenda nabicyo umaze kumenya kubera ko urumva yakubwiye ko ari umusore kandi ari umugabo ufite abana barenze 2 yarasezeranye ikintu cyo gusezerana numvise nta kintu kikubwiye kandi buriya burumva abakobwa bubu ntabwo gusezerana nta kintu bumva ko nta kintu bikivuze nta na gito kubera iki bitakivuze nta kintu bivuze ko kuba yishyura inzu agahaha byo gusezerana nta kintu bivuze ntiwumva ahubugane n'ubundi se ko aba ko musezerana mugatandukana reka tubyemeye mugatandukana mukarimyana hanyuma nyine ugereranyije wowe ibyo yakubwiye ugasanga nyuma hari ibyo atakubwije mukuri ukongera ko iby'umugore noneho we ari kukubwira urumva ntabwo ufite cyangwa amakenga yo kuvuga ngo gusezerana nta kibazo ngo bibe imyanda uriya hari aho mushobora kugera mukagera ku iterambere ngewe nkaza nkahita mbyicaramo ntibimwe n'ibyari yakuye mu rugo iwanjye kandi nta kindi warenza nta na gito mwamara kugera ku iterambere nkaza ntibi byose nta na kimwe wemerewe gusohora hano ibi byose ni ibyanjye yaje arajyana imbere y'abayobozi nta na kimwe wakuramo gusezerana nta mari kibirimo yego nta nubwo bikeneye ko se wabigera muri rwasezeranye ariko se wari kuvuga ngo umwana nta kintu ashobora kumva oya icyo ukeneye ni ukwishyura inzu akakugaburira icyo akeneye ni ukwishyura inzu none se nandi kukubaza ni ibyo wumvishije yakubeshye n'ibyo umaze kumenya ubu ngubu nta makenga uri kugira iyo uriya mugabo cyangwa uri kumva ari ukuguteranya nta n'ubwo ari igihe abantu baza bakakubwira ibintu byinshi baza gufasha kuguteranya n'umugabo wawe kugira ngo urare rushya rero ntabwo njya numva amabwire nzabanza nirebere nanjye mbese uri babandi bemera babonye nzemera mbonye nzemera yabonye ni nyamwanga kumva wanze kubona ubwo rero nkubwishije ukuri nta n'ikindi kintu nakongera kukubwira ubwo ndakwihoreye ugumane papa Vanessa wawe ubwo nyine uzicuza nyuma umaze kubona uzavuga atari koze ntabwo uzicuza cyane uzicuza ahubwo uzicuza yaza nicuza aho mwapfuye iki ko waje uri kumbwira ibintu byinshi urashaka kumenya iyo twapfuye se icyo twapfuye ni irirari rye yo kujya mu bagore afite afite abagore benshi nakubwiye ngo ugira ngo ni wowe wenyine ese ngansobanurira nyine ntabwo ari wowe wenyine si wowe wenyine ibyo twapfuye n'irari ry'abagore akagenda hari n'aho yagiye yewe asa n'aho aneruye n'ibintu ko noneho yarakwibye ahubwo muraje muhangane nawe buriya numva ari ikibazo noneho
ubwo wowe uraryamira amajanja ariko urata ntawe uguteranyije n'umugabo wawe ntaguteranyije n'umugabo wawe ahubwo ngewe impamvu yakoragamo ni uko yabonaga ari byinshi nese byaje kujya hehe yumvaga ashaka kubigabanya yaje ya kujya myaka yo kwirirwa yiruka mu bagore nicyo cyabijyanye bagore ko ngo batera amazu barashenye ibiki biragiye none se buriya ugira ngo ni kuri aya yahoze ameze ntabwo ari kuri ahubwo tubwire mwahuye mute wowe na ahubwo wowe nyine ukuntu mwahuye na papa Vanessa twarahuye nyine anyigiraho umusore ashije nk'amezi 6 tubanye nyine anyigiraho umusore anyigiraho umuntu nyine udafite umugore n'umwe nawe ngira ngo kuko ni umusore mbonye turabana arakubindikira cyane ubwo se kuva igihe wenda turetse ibyo umaze kumenya kuva twamenya ko atuye hano mbere mu mubano mwari mubanyemo ntabwo wigeze ugira akantu ko kumukeka cyangwa ngo agire utuntu tw'udukosa ko rube waba ese n'abantu mwagiye muhura ngo ujye wumva turiya ni papa kanaka cyangwa ni ubwa mbere papa Vanessa wabyumvise ni ubwa mbere nari mbyumvishije nta muntu wigeze akubwira ntabyo ni weho waje urabimbwira nibwo natangiye kuzijuka nanjye ngo ndebe uwo ari we koko none nawe narambimubwiye arambwira ngo ni ariko yaravuze ngo yari kuzabikubwira ryari yari kurara bimubwiye uwo munsi uwo munsi yari kurara bimubwiye uwo munsi nagiye ubwo yari guhita abikubwira nanjye ni kurara rero nabyumvishije ko afite abandi bana n'umugore afite abana bakuru nuko rero twamuhana nk'uzukuru nuko rero twahuye nanjye rero nkaba mpari ndi umukecuru nyine narashaje agomba kujya mu byuki akigira mu byuki nyecuru akayihorera ariko bigena ryake ariko se nuko abantu bibagirwa ko ariko ahantu mwaturukanye hari kure yakabashyize umutwe hasi ibyo ngibyo ntabwo akibifite mu mutwe we byararangiye yabaye inyagasozi abana bato nibo bageze ntabwo agishaka kumva reka ubu ni wowe uri kuri tobo yego cyane noneho ni umwana umva ni umwana none azamure ariko uzasenge nawe azamure kuko niba umugabo yarataye abana bakagusanga ese wabizeye azagira amahirwe ntazabe nkanjye hano ubwo ninjye wabaye ikigo ubwo nawe ubara imyaka ko nusazana yego oya nzasaza kera uzaba warakuyemo akanya nzaba narakuyemo akanya nzaba mwarariye rayifusha gusa ariko ni ukwihangana nyine nta kundi wabigenza none se nyuma ntabwo mwongeye kuganira kiriya gihe ngo mubaze uti se bimeze bite ibintu numvise ngo wumve uko akubwira yesu ugira ngo wanyihanganisha uzi abantu banyihanganishije uko bangana njyewe nta n'icyo bikimbwiye uzi ikintu gisigaye kimbabaje ni icyo kugira ngo yishyurire abana inzu aho baryama abahe n'ipushu naho ngewe rwose ntabwo nyimuhangayikiye ariko se azatunga abagore azabishobore none se umuntu yiyemeza na hano ngo hari ikibazo umuntu se yiyemeza umurimo adashoboye aba awushoboye umubyeyi wese kandi n'ikibi igihumbi ajya guha senyisa nanjye n'izindi senyisa ubwo amenye ko atunze babiri amenye ko atunze n'aba 500 mbese yego ko 250 usaragurira ubwo iyo niko gahunda imeze kuko papa Vanessa ahura n'ibibazo uzi ko ntaramubona atavuga ngo ni amafaranga umuntu ubona n'igihumbi we ariko kweza reka mubwire cyangwa nibyo aba yigiye ntukazajya uvuga gutyo burya umugabo iyo yagiye mu rugo akajya mu rugo abana hano bakaba bari mugaburira n'abana baricara bakavuga ati cya papa koko ubu turicwa n'inzara kandi utinya umwana uvuze ngo papa twicwa n'inzara hano ntabwo imana irunze nta nubwo ajya se burambuga usaba papa Vanessa ntatinya gusema imana irumva buriya igomba kugukubita umunyafu kandi mu buryo gusa ikintu mwemera ntajya buri kintu akubwira kugira ngo ufate inzira ugende nka kuriya ubone ayo mafaranga wicare umeze neza ufite abana uraruriye bo barare bavuga ngo turashonje ibyo se byo ni ishema ikibazo nk'ubu ntabwo byakunda ntabwo byava ikibazo gikomeye ni imibare ariko mba mbona hari ukuntu agiramo n'imibare sha mikeya kavuga ngo abantu bamwifashirize ariko se
sinzi kereka nyine badutabaye Ariko uziko bakamufasha ese hari- uriya bamufashije yatwibuka uriya badufashije yakwibuka ko abo bana sha simbizi wangu ubuse karya karyama arabibuka ariko buriya hari igihe umuntu akena ikindi kintu papa Vanessa mutazamurenganya hari igihe buriya ku muntu wigeze gutungaho amafaranga nyuma agakena hari n'igihe bimera nk'ihungabana no mu mutwe uriya dufate ko yahungabana yarahungabanye ukumva ushaka nyine kumva yishakira guhora gera nyungura n'ibyo gusorora nabiraho nta mugore mfite rero byakunda nyine akumva shisha kikuberaho ubuzima bwe kubera cya kibazo uri kuzi kugira amafaranga nyuma ugakenda ukabura n'ayo kurya ukabifatanya no kujya mu bagore si byo bibaho wahungabanye abagabo niko bateye nta mugabo ubera niko bafaromye mwese ugira ngo ni nkawe wahise wituriza abagore dutandukanye n'abagabo umugore utandukana n'umugabo ukagugwa ahita umva ukituriza ariko umugabo barakubwira bati umugabo ajya gushyingura umugore akava ku irimba ari kurambagiza umwe mu baje gutabara umugore ari bucyure nuko bateye umugabo sibyo naho twe umugabo ahora na santima zijojo naho twe tukamera nk'abicaye mu rugo naho uhita uraba umutima ubakubana umugabo kwibagirwa abana biroroha uriya no kugira ngo umugabo akwikuremo ahera ku bana arabanza akikuramo ikintu cyitwa umwana bizamubera bibi rero ntabwo ari byiza urahuye n'umwana akamubwira ati papa ko twakubuze yareba yakeba ntabwo ari byiza ntabwo ari niyo mpamvu niyo ndi kumubwira nti nawe wishyiremo mu kebo kanjye byara ari kuvuga ishyiremo mu gatebo kanjye utekereze nawe wishyiremo mu gatebo kanjye umuntu agutanye nk'abana 3-4 yego nta hantu ho kuba ufite ntacyo kurya ufite urarya ari uko wiriwe ugira gute ushaka aho ufurira abantu iyo utabonye babandi ufurira babana uraza ukabashyira mu nzu ukababwira ati bana muze muryame nta kintu mfite yego uraryama ugasinzira ntabwo wasinzira uryama utujije se gusa nawe nyine uzamuganirize wumve nganiriza ndetse basi reka tujye inama ni wowe ari kumva ubu nawe rwose niba utaragura n'imyenda y'umwana uzamwambika imyenda yawe reba bigeze iki gihe nawe ifite 8 nta mugore yama n'igihumbi cyo kugura imyenda w'umwana ubwo se urambwira ngo se uzabyara nawe ntabwo ushaka ibitenge bitanamo ukazaba ute nanjye simbizi ubu ngubu ese waza umbwira agahinda ukagira ngo ngewe singafite ukazaba ute sinzi nanjye ubwo ngewe nzamwambira imyenda uzayigura ryari isuku iyo umubwiye se akubwira ngo nta mafaranga afite nese abaye ngo ngiye imana mbwira ngo simba nabyo nta mafaranga ufite abaye wateze abaho gute murya wari muri nta mafaranga mfite ubwo ngewe nahise ko ndajya yaguha kurya se cyangwa kwishyura inzu mu bigendamo ko kwishyura inzu ubwo wenda byarabyishyura ariko andi yo ku ruhande ubwo ntaboneka mbese ahora atayafite umva nta kibazo ufite ikibazo cy'iki se nabigenzane ase uragira ngo ajye hafite ndetse ubundi ko wagenda ufite umwana wagenda ufite wagenda ufite inda ni wowe ufite abo bana mbese ubu wagenda ufite inda ugiye hehe ko none se kutamwaka ayo mafaranga y'imyenda hakiri urabizi kandi ntayo afite ndari kuyashaka ko ndeba iherezo ngiye kuziguruka nkatuza ati murambike hasi muri iyi sima ahubwo muri mugari kuyashaka ko ndeba iherezo ndeba nza gutuza ndeba ibi ntazi ibyari urabona se bibazo bitari hose ubu njyewe ubu nari nzi ko kuba yaragutaye agashaka undi mugore nzi ko bameze neza baryoshye nta kibazo bafite nta kibazo bafite bakize bafite amafaranga ariko noneho ni ukuva hano ujya ahandi byose nta ntuza nta baba ngira inama rero uko nabigenza ubu urareba nakora wowe yakubwiye ko azaguha amafaranga uko yabivuze niko tubitegereje nase yaba yarabivuze yibeshye gusa ntabwo ari igitangaza ko yagusezera ikintu ntagikore urabizi ko ariko yemereye ariko ntuzabyita wowe uzajye mu rugo uvuga uti nje kureba ya mafaranga yaguha 3 yaguha 1000 nzacyura uzacyura ariko ntuzabe nakiko ko yarabikwijeje yarabinyibwiriye ayo mafaranga ntibazayabona agomba kujya ataha ese keza utungiye abana se aba bana ari kubyara se azabarera ese urambwira umuntu ufite umugore w'inda y'amezi 8 akaba nta kigoma yari yabura nta kenda nacwa urambwira yuko uwo mwana bazabyara bazabona ibyo yambara
nabona n'amata nabona n'ibyanywa cyangwa tuzabigura nyuma. niko mwavuganye nese uzabya mushyire mu muganga. uri kwa muganga Kwa muganga. nibwo amafaranga azaboneka se Amafaranga azabona. nibwo azabona aragucure kumenya nawe ucurana oya ubwo niba ari ukayamubwiye azabigura ariko se ugura gukora ibintu ari kare ukavuga ngo nzazana imyenda ndi kwa muganga azi uzabyara asanga hazi uzabyara kwa kare ningerayo azaza yizanye. niko akubwiye No kwa muganga igiye. naho ibihari ubwo amafaranga azabona bagiye kubyara azabona uwo munsi yagiye kwa muganga papa Vanessa ikintu mukundira ntabwo ajya buri kintu nta akubwira nubwo ahakana ntahakana arikiriza. ntiyabura ikintu agukubita cyo kinyoma ntiyabura ngaho ibaze ukuntu yamubwiye niyo mpamvu rero ugiye no muri leta wasanga ibintu uri gukora nta n'agaciro bifite yanabyemera akavuga ati nzajya muri 10 kandi Abyemera akajya guha 2 ukwezi nzajya nkuhaya n'aya nayo ntuyabone wasubirayo se uvuga ngo ariko nawe arabibona ko bisebetse azaba umuntu w'umugabo abashyire mu gaciro ubuse we ntabona ibintu uri gukora ntabwo abona ko nawe unaniwe ngareba amezi ashize ufite abana wenyine uzi ko abagabo batagira n'impuhwe shaye impuhwe ziwe ndabona ari danje impuhwe yarazirangije ntanareba ngo avuga ati wenda reka nihangane Impuhwe fashe madamu yarazirangije muhenge nta 2020 Impuhwe yarazirangije. ese umuntu aba adafite amafaranga umwaka ugashira undi ukaza undi ukaza nta mafaranga kandi abayeho ibaze nawe uriya mugabo abonye ananutse abaye iki ntananutse arabyibushye ariko ahora nta mafaranga afite Nta mafaranga agira. niba yakorera yashyira Ngo wasanga cyangwa afite undi mugore. muri azatana si uwo mugongo awukura ariko rubanda bagira n'imigongo minini rega wenda abayisana wenda abayisana wa mugandi rata ntawamenya nuko rero reka njyewe reka mbareke ntahe gusa nyine icy'ingenzi wa mudamu we ubwo nyine nawe ibyo wabonye nibyo nawe umuntu mukuru Ariko mu situkubwiye gutaha- ngo umureke we gusa umenye uko ubana nawe gutaha kwawe ujye ugerageza umunyibukirize wenda icyo gihe kizagere hari icyo nagezeho wowe shabuka ahubwo nushaka ujya ujya buri munsi buri munsi se bwo nzajya njyaho ndeba n'uyu mukobwa ntako yewe ewe reka dusoze ubwo tuzabimenya ubutaha